Ibi bintu bitanu ngiye kukubwira nubimastaringa ndakurahiye uzatandukanywa no gusuzugurwa n'umukobwa mukundana. Hari abasore uba usanga abakobwa bakundana nabo babaca amazi cyangwa se babafata nk'aho batari seriye bitewe n'amakosa amwe n'amwe bakora nabo batayazi. Ariko ibi bintu bitanu ngiye kukubwira nubimastaringa neza ukabikurikiza neza, iki gihe uzatandukanywa no gufatwa nk'aho utari seriye ku mukobwa mukundana. Ahangaha rero tugiye kuganira ku cyo twita female psychology cyangwa se imitekerereze y'igitsina gore. Rero ahangaha iki kintu ugomba kucyitaho niba ushaka ko umukobwa mukundana agufata nk'aho uri seriye. Hano buriya reka mbabwire, ushobora kugura gift, ushobora kumwandikira umunsi wose, ushobora kumugaragariza ko uri umusore mwiza ku isi yose, ariko n'ubundi agakomeza kugufata nk'aho utari seriye cyangwa se ntanagufate kuri seriye nyine n'ubundi mpaka umastarinze ibi bintu ngiye kukubwira. Ikintu turi buze kwibandaho muri iki kiganiro ku buryo nyine hafi ingingo zose zivuga kuri iki kintu cyangwa se zikubiyemo iki kintu, kuri izi ngingo 5 tugiye kuganiraho, ni ikintu cyitwa consistency cyangwa se guhozaho. Guhozaho buriya ni intwaro ikomeye muri iyi si, kuko buriya ikintu icyo ari cyo cyose ushobora gukora muri iyi si kugira ngo ubashe kugisakisesinga cyangwa se kugira ngo ubashe kugitsinda, nuko ukora icyo twita consistency cyangwa se guhozaho. Urabizi ko ikintu gikoze ukakijyamo rimwe ugacika intege, ukagisubiramo ejo bundi ugacika intege, icyo gihe icyo kintu kugira ngo ukigereho biragoranye cyane. Rero hano tugiye kurebera hamwe icyo twita consistency, ariyo pfundo rya byose. Ntabwo bikeneye kugira ngo umusezeranye ibintu bihambaye, ntabwo bikeneye kugira ngo umubwire utugambo turyohereye, ntabwo bikeneye kugira ngo ushiremo imbaraga z'umurengera, wapi. Ahubwo ikintu gikenewe ni uguhozaho cyangwa se icyo twita mu rurimi rw'icyongereza consistency. Igihe ibikorwa byawe bihura n'amagambo uvuga buri gihe, icyo ngicyo gituma umukobwa atangira kukubona nk'umugabo akwiriye kwizera. Buriya kugira umukobwa akwizere ahanini bituruka ku guhura kw'amagambo uvuga n'ibikorwa byawe. Iyo uvuga ibintu bihwanye n'ibyo ukora, icyo gihe umukobwa nibwo atangira kukwizera. Ntabwo trust bayisabiriza, ntabwo icyizere bagisabiriza, ahubwo baragikorera. Hari abasore uba usanga babwira abakobwa ati si ntabwo nyizera, ati kuki utanyizera, tugomba kunyizera n'ibiki ibintu bla bla. Ariko nyine ikintu buriya cyitwa trust ntabwo bagisaba, ahubwo baragikorera. Rero niba ushaka ko umukobwa mukundana akwizera, tangira ugira ute, uharanire icyo cyizere, utangire guhuza amagambo yawe n'ibikorwa byawe. Hari abo usanga babasezeranya ngo nzakukorera ibi, nzaguha isi, nzaguha ijuru, kandi ibyo byose n'ubundi still niho atangira kugufata nk'aho utari seriye. Kadutangire rero n'ikintu cya mbere wakora kugira ngo umukobwa mukundana akwizere cyangwa se kugira ngo agufate nk'aho uri seriye. Ikintu cya mbere nicyo twita consistency in your words, cyangwa se guhozaho mu magambo yawe. Wivuga ibintu udashatse cyangwa se ibintu udashoboye. Wivuga ibintu udashatse cyangwa se udashoboye. Wimusezeranya ibintu udashobora kurinda. Wimuha amasezerano utazashobora kurinda, utazashobora gusohoza. Abagore cyangwa se abakobwa bubaha umugabo cyangwa se bubaha umusore ufite amagambo arestable cyangwa se ufite amagambo afite ishingiro, afite icyo ashingiyeho kandi amagambo ahagazeho, apana amagambo y'amarangamutima, amagambo ari aho ngaho ajyanye n'amarangamutima. Ikintu rero cya kabiri tudatinze ni ukugira consistency in your energy cyangwa se guhozaho mu mbaraga ukoresha cyangwa se mu murava wawe.
wiba wamu cyangwa se wishuha cyane uyu munsi ngo ejo uhite ugira ute ukonje, usanga uyu munsi washushe mu bintu ngo nyine akabona yuko nyine uri umuntu wita ku bintu, ejo akabona ubaye careless, uri umuntu utagize ute utita ku bintu, ugasanga uyu munsi ni wamu, ejo ugasanga uri cold. Icyo gihe atangira kugutakariza icyizere, agatangira no gufata nkaho utagize ute utari seriye. Ikindi, wimuhereza attention uyu munsi, ubundi ejo ahite akubura, ugasanga uyu munsi muri kuganira, uri kumwumva, nyine ukumwereka yuko umwitayeho, ariko ejo yanaguhamagara ntakubone, yanakwandikira ntumusubize. Icyo gihe nabyo bituma atangira kutakwizera. Umukobwa agufata nkaho uri seriye igihe nyine vibe zawe cyangwa se nyine uko witwara bitagira ute bitagenda bidahinduka kuri mood. Ugasanga uyu munsi wari uri muri mood nziza, uri kumukeyaringa, ejo waba uri muri mood itari nziza, ugasanga umeze nkaho noneho ari nkaho waguteye iyo mood mbi, ugasanga ibintu nk'ibyo. Rero iyo umukobwa abona nyine udahozaho cyangwa se uhora uhindagurika, icyo gihe nyine atangira kugufata nkaho nyine utari seriye. Ikintu cya gatatu ni uguhozaho ku ntego zawe. Just nyine intego zawe, uyu munsi utaba ufite intego runaka, ejo ugasanga ufite izindi ntego, ejo ufite izindi ntego, kandi na za zindi wari ufite bwa mbere ntiwazigezeho, ugasanga uhora uhinduranya intego nyine, ugasanga uhora ufite intego zitandukanye. Uyu munsi intego ufite uyu munsi ugasanga zitandukanye n'izo wari ufite ejo, kandi ubundi izo wari ufite ejo nazo ntiwazigezeho, ugasanga nyine uhora uhindagurika. Umuntu uri kubaka ikintu mu buzima ntabwo nyine akenshi nyine ahabwa icyubahiro. Iyo umuntu ubona yuko hari intego afite, hari ikintu ari gukora, hari ikintu gifatika atumbiriye amaso, uko byagenda kose, usibye n'uwo mukobwa mukundana, uguhereza respect, na sosiyete ubwayo irakubaha. Igihe abonye uri kwimprovinga, uri kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi, uri gukura nyine uva hamwe ujya ahandi, uguma uri focused, uguma utumbiriye ikintu runaka, atangira kugira ute atangira guhereza agaciro kuzamuka kwawe, akavuga ati uyu muntu uri kuzamuka gutya buke buke, uko byagenda kose uyu muntu rwose afite icyerekezo, akaba yatangira kukugira ute kukurespectinga cyangwa se kugufata nkaho uri serious. Ikintu cya kane ni icyo twita guhozaho kuri boundaries zawe cyangwa se limit, cyangwa se umurongo ntarengwa. Niba ushizeho umurongo ntarengwa ukavuga ati nge ntabwo nkunda ibi bintu, ntabwo ibi bintu mbikunda, nyine actually warabimubujije, witangira guhinduka uyu munsi ngo ejo utangiye usanga akoze bya bintu, uravuze ati nta kibazo n'ibiki, ugasanga nyine ibintu kudahoza cyangwa se kudahagarara ku bintu washizeho as limit cyangwa se ku murongo ntarengwa washizeho. Mubwira ibintu wemera n'ibyo utemera. Icyo gihe iyo mushizeho nyine limit, ukamubwira ati ibi bintu ntabwo mbikunda, nkunda ibi bintu gutya, ibyo bintu ukabisetinga ukavuga ati ni gutyo bimeze. Icyo gihe yabonye utabirengaho nyine udahindagurika, icyo gihe agufata nkaho uri seriye. Ariko iyo ushizeho limit uyu munsi ugasanga umushiriyeho nyine umubwiye ko ibi bintu utabikunda, ejo akabona umeze nkaho ubikunda, icyo gihe atangira kugushidikanyaho nyine. Ugomba guhagarara ku kintu wiyemeje cyangwa se kuri limit nyine washizeho. Umugabo udafite, ubundi hari ikintu nyine abantu benshi bitiranya, hari ugushiraho pressure cyangwa se igitutu ku muntu, ariko hari n'ikindi kumushiriraho limit. Iyo umugabo adafite limit, ntabwo nyine ashobora kugira ute kubahwa, ntashobora kuba respected. Niba udafite ibintu wanga,
niba udafite ibintu ukunda ugasanga uhora ujagaraye ibintu byose uti yego 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 urabyemera, ntabwo ikintu na kimwe ushobora guhakana, icyo gihe nyine atangira kugufata nk'aho utari seriye, akaba atanakubaha. Buriya kugira umugabo yubahwe ni uko sometime azana ikintu cyitwa strict, agomba kuzana ka strict kugira ngo agaragaze cyangwa se gushyiraho amategeko amugenga kugira ngo abashe kubahwa, kuko ntabwo umuntu ashobora kukubaha mu gihe nyine ikintu icyo ari cyo cyose yagukorera n'ubundi ugifata nk'aho ari igisanzwe, ari nta kibazo. Icyo gihe rero ntabwo aba ashobora kugira ute kukubaha. Ikintu cya gatanu rero ni uguhozaho cyangwa se kudahindagurika mu buryo umufata cyangwa se umwitaho. Niba umwitaho wiba umwitaho uyu munsi ngo ejo usange wabivuyemo, usange ntabwo umwitayeho, icyo gihe rero atangira nanone kugufata nk'aho utari seriye. Ntabwo ari igihe nyine wumva ushaka ibintu, ntabwo nyine ugomba kumwitaho mu gihe wumva ubishaka, nta nubwo ugomba kumwitaho mu gihe ari gukora ibintu biri ukuri, ahubwo ikintu nyine ugomba gukora ni ukuba consistently being the man you said you are, kuguma nyine uri umugabo cyangwa se uri umugabo wavuze kuri we. Uyu munsi wiba ufite amahame ugenderaho uyu munsi ngo ejo uyahindure. Niba wamwitagaho muri ubu buryo ugasanga ejo wabihinduye, icyo gihe rero atangira kugushidikanyaho, ari naho atangira kutakubaha, ariho atangira kugufata nk'aho utari seriye, agatangira kukubona yuko nyine wahindutse, agatangira kubona yuko wahindutse utakiri wa wundi wa mbere bari baziranye cyangwa se bahuye bwa mbere. Guma uwo uri we, wihindagurika. Nicyo ngicyo. N'ibyo bintu bitanu rero nashaka kubagezaho muri iyi video. So ndakeka mwabyumvise neza kandi ndabakunda cyane, mukande subscribe kandi ikindi kanda like kuri iyi video kugira ngo igere no ku bandi benshi. Sawa, bye bye.